ngo mwagutse gutyo ngo najya ngira ngo ni ibitambaro umupfunyika ngo namarira menshi ngamarira abaga batemba ajya mu nda. Aba ni abantu benshi waririye. Ni abantu benshi naririye nagahinda kenshi nagize. Reka mbashimire. Ariko ibaze hari nkimeze nkawe. Abaze nziza. Ariko njye nibaza nk'ubu ngubu. Nta ngufi baho. Nk'ubu ngubu tugize amahirwe. Ibaze nka ngufi ingana ubwo se ibaye ikamwa. Ibaye ikamwa. Nta mukamo wayibone. Ayahese. Ngo Abayizuba TV turi kumwe n'abantu nkuko musanzwe mubimenyereye abatumirwa bacu b'uyu munsi. Ndahera kuri MC Imenagitero atwibwire mu nganzo ye nziza. Nimuwerwe bakobwa, nimuwerwe bakobwa, nimukeshe igitaramo, muhimbaza ababarora. Nimuwerwe bakobwa, nimboneza makuzo rero tabangira cyogera ku rugamba umushakamba utagira imba mu nda nkaba rwizendekereza muri barwa muri manatuma amajyambere ajya ku rugamba rwo gumera nkiko nkabindatirwa wahizi mwikotaniro y'abahizi rutarimba n'umugayo umugambi nkawutahana. Nitwa Imenagitero Moses. Guma turakwakira Imenagitero. Ndashimye cyane. Ari kumwe na mugenzi we rero nawe reka mwakire mu nganzo ye nziza. Murakoze cyane ndabashimiye kubw'ikaze muduhaye. Rero nk'ibisanzwe abandi bahungu banyita Nkwakuzi ikirenga nyamuberwa n'inkindi nizirwa n'ingamba nyiri icumu ry'injunga iryacura gucungura ryitwaje nkabarumashanira kunesha ngira ingabe mutema ikagira icondo rikamena izindi riri nkatasa kure cyaro gomba ngo ndi ntwari yabyirukiye gutsinda ubwo duteye bahunde naye nikoranye umuheto nari nguhimbaje ntana areka ndakeraho burya ndi nisasu sinisukira. Tini nisasu kandi siyisukira. Ni Nkwakuzi nk'ikizisanze. Yego. Ndashimye rero ko tuba turi kumwe uyu munsi. Turi kumwe ahantu bita kuri Soleil Garden. Soleil Garden MC Imenagitero. Ubundi Soleil Garden wahabonye ute? Ubundi nk'abantu batazi icyo Soleil bivuze nabyo wabitubwira nk'inararibonye. By the way, yabivuze brother ni MC Imenagitero Moses. So nakoreye muri Soleil Garden, uzamutse urenza agahanda k'amabuye, urumva wavuye igikondo urenga merezi ya mbere merezi ya kabiri uzamuka agahanda k'amabuye, hanyuma ugitangira kaburimbo izamuka ijya Rebero urayireka, wahise utambika kaburimbo ni hagati neza rwagati ahari umudugudu bakunda kwita ngo umudugudu wa Beneri, munsi y'umuhanda ahakorera n'ubundi umuryango witwa ngo iki umuryango ukorera hano mwana ukuntu. So Soleil Garden, Soleil mu rurimi rw'ikinyarwanda ugenekereje cyangwa subivuze ni izuba. Soleil Soleil Garden vraiment ndagira ngo mbabwize ukuri ni Soleil koko, ni izuba, haraka haramurika birenze kwaka. Burya iyo ufite itoroshi iyo ufite urumuri ugakoresha itoroshi ni urumuri ruza ari ruke ariko rutagera hose. Soleil cyangwa izuba rigera hose. Natangaye nago narinzi ko mu Rwanda, nago narinzi ko mu mujyi wa Kigali dufite ahantu nko muri Soleil Garden. Vraiment jewe byantunguye. Nabaye surprised. Hari abantu bahoze banyandikira kuri Instagram bambwira ngo ariko ngo wazanye ngo na wa muntu ngo mwavuze ngo ni inka. Nawe rero namuzanye mukanya turaza kugasubiramo, abantu bagiye bakabona ku ma TikTok hirya no hino kiri nka tuntu nkutwo turagasubiramo. Ariko Soleil Garden ni kirenga ntagibaho ntisanzwe, ni nice space, ni umwanya mwiza wo gukoreramo ibirori byawe. Bajya bavuga ngo kanyiri katakurutse nikamenye iyo bweze. Timwahageze mwahiboneye. N'abandi badukurikiye kuri Izuba TV barabyumvise. Ako ndagira ngo nibarize Nkwakuzi. Umuntu utarahagera wamukumbuza iki?
ngewe mu minota mike mpageze nsanze mwaryohewe mwataramye mwizihiwe ikintu cyantunguye ni uburyo mwakira abantu yego keya mufite yo kwakira abantu nkigera ku marembo uburyo nakiwe byanyuze umutima wanjye ikindi ni uburyo aha hantu ari heza mufite ubusitani bwiza hateguye neza imbere decoration yaho irasobanutse muri make ntababeshye muri uyu mwaka n'ubwa mbere mbonye ahantu heza hanejeje umutima wanjye kandi sinkubeshya ndagapfusha ari gupfuma reka tuhatura akaririmbo kagira kati uraho Rwanda yacu uraho Rwanda nziza Rwanda uraho rwatubyaye rutemba amata n'ubuki Rwanda uraho Imenagitero ndumva nshaka kugaya ntanagushima uranga iki se uranshima iki ndakugaya yuko ahantu wahamenye mbere ntuhangeze nawe urinda shima ariko ndagushimira yuko aho nahagereye nanyuzwe impamvu nkubwira ko urinda shima nuko igihe mpakuzaniye utanshimye ariko nahereye kukunenga nsoreza mu gushima ibya mbere byanesheje bya nyuma urakoze ariko nkwako mbona ndagira ngo nkubaze uzi guterana ubusa kambanze mbitekerezeho ndabizi ndagapfusha ari gupfa impagarike n'ubugiye ramba mu nka ndambe mu ngabo imisozi n'abagaragu nindakemwa ntacyo nabyo mbigumana baracyavuna imitozo cyane rwose amarwa arashengura intama yego Nkwakuzi gira inka ndagusubiriye ndayikugize ngewe ungize inka buriya rero umugabo bita Rukara rwa Bishingwe umuzungu yagiye kumuhanira ko atagiye guhinga ikawa guhingira ikawa amubajije ati kuki utaje gukora nk'abandi aramubwira ati ntago nshobora mba ndoga data undi aramubwira ati umva wankawe ndaguhonda arabwira turakoze kunyita inka wabaho mbonye ikizungu kiza ubwenge inka n'abantu ni ibintu bigira idasigana ariko shaka Nkwakuzi kuri imbwa ayaga nibaza impamvu uri imbwa bikancanga none mbonye impamvu uri imbwa nzima imbwa ni iz'abazungu uracyari imbwa ahubwo se nayibonye ngize amahirwe ni wowe naheraho nagutapfuna naguhekenya ushatse kumbwira ko ndi imbwa nkuru uri imbwa nkuru kandi yoroshye uryoshya umutamiro ariko reka nkubwire aha harimo iki mba nasa nk'ahabyimbye habyimbira aha harimo iki hano washyizemo ibitambaro washyizemo iki bize ko ari imyambaro ndaberewe ndaberewe reka ntagusubira ariko barambwiye ngo abantu ngo mwagutse gutyo ngo najya ngira ngo ni ibitambaro umupfunyikamo ngo namarira menshi ngo amarira abaga batemba ajya mu nda aba ni abantu benshi waririye ni abantu benshi naririye ni agahinda kenshi nagize bivuze ko uri umutwa nta muntu ujya uririra oya abavuga bahejwe inyuma n'amateka kandi mu muco nabasigajwe inyuma n'amateka mu muco ubundi abahejwe inyuma n'amateka umusaza ninde wabyanditse harya ariko mwaje kugira amahirwe uretse se ntabwo ukitwa umutwa reka mbivuge neza ubu ntabwo ukitwa umutwa bongeyeho re mutware ubu wabaye umutware sha igishimire leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ariko uvaho ubwira ubundi abahejwe inyuma n'amateka ni abantu batari bafite igitekerezo cyagira icyo kimarira abandi mu kubaka u Rwanda abo twita abantu ibindeba mu Rwanda tugezemo rero nta bantu ibindeba bose ubu umujyo n'umwe yego reka dushimire ko nawe wayobotse umujyo umwe ariko hataza kugira ugira ngo ibyo uvuga ni ukuri oyayo uretse ndababwira ntabwo uri umutwe uri umutware batanyumva nabi ubwo rero ugomba kunyubaka kuko ngutwaye neza ndayobotse rwose mutware uyobotse ingoma ndayobotse ingoma ariko rero ibirori byawe n'ubukwe bwawe bizabere muri Soleil Garden Soleil Garden icyo namenye nuko mutagurisha umuco icyakora
amasuku abakenewe nyuma yo kuhakorera yego mushobora kumvikana amakuru bampaye atari menshi ngo ushobora kuhagera mu kumvikana n'umuryango w'abakristu wiyemeje gufasha abantu kugira ngo bakore ibintu bigiye mu mucyo. Muri iyi minsi gukora ubukwe ni ikintu gihenze cyane, ariko bashatse uburyo bakorohereza buri wese ku buryo ushobora kuza mukavugana univugiye ngo mfite abantu bashobora kubikora bashobora kubigufasha. Jewe natunguwe no kuba nageze kuri Soleil Garden nkahasanga ubudasa butandukanye n'ubw'ahandi hantu. Hano ni ofete na hitorero ryitwa Christ Hope Family. Uvuga ngo uwo mupasiteri waho afite doctora enye na masters 6 akaba akorera Imana. Nanjye byarancanze. Ibaze kugira doctora enye kubera ko nkuziho. Ibaze kugira ko nkuziho akadefo ko kubeshya reka mpe kubyikiriza. Oya ntago mbeshya. None se haracyari abakozi b'Imana ashobora gukorera Imana ari n'umuhanga kuri urwo rwego. Doctora enye na masters 6 akagira umugabo witwa Man of God afite masters 8 nta doctor irimo niwe umwungiriye. Ngo iyo uje hano uje kwakorera ubukwe barabanza bakakubaza ngo ufite inkwano, basanga nta nkwano ufite bakaguha inkwano. None Soleil Garden ni nk'ubuntu. Numvise umuntu wakoreye ubukwe amafaranga bamuciye ndumirwa, kandi ni sare nziza. Ariko nge bambwiye ko nyine nayo ngayo utanga ara yo kuhakora amasuku ubukwe burangiye. Ni muze muri Christ Hope Garden rwose ngo Christ Hope Garden ni Christ Hope Family imbigize Garden. Ikindi kintu namenye mwuka ambwiye ariko ni mwuka unkorera. Buretse ndumva uvangiwe. Navuze mwuka unkorera ntabwo navuze mwuka. Nangize ngo nuwera. Ikintu numvishe binjemo. Uriya mugabo ufite coffee. Baje gukora hano ubukwe ngo babana ko. Iyo uhageze nta kintu bataguha. Hanyuma ikindi kintu namenye ngo kubera amasengesho menshi aba yarabereye haba hari umugisha n'amahumbezi. Umusore uhakora uyu bukwe ararateye inda. Oyas. Byose. Niyo mpamvu Brian se yayiteye mu gasozi. Oya ntabwo ari mu gasozi. Brian mbabari. Ubushatse kuvuga ko abigeze. Twateranaga ubuse ubwo niba babayihangana. Ubwo utazi gutera ubusatera ubusenzi. Atera ubusenzi. Ngo ntabwo gutera nayo wihangana. Ngayo nguko rero iyi ni Soleil Garden, ni garden nziza cyane. Ni muze muhakorera ubukwe, hari amahumbezi meza, hari garden nziza. Wahaje si ngombwa gushaka jardin irahari aho wakwifotoreza. Bafite ibyumba byiza cyane aho ushobora gutwikururira, ushobora kurara n'umukunzi wawe umunsi 2 2 3 4 5. Hanyuma ibintu byose ni byiza cyane. Bafite sound nziza cyane. Nkwakuzi wabonye ko sound ari hano. Nayumvishe niyo mpamvu naririmbye gusoza bikananira. Hari na coffee shop batabimenye. Hari na coffee shop ku muntu uyikeneye nawe baramwakira. Coffee shop irahari kandi ku giciro cyiza. Nta muntu numwe baheza, abasore beza bambaye neza basa neza. Kandi ikindi abakobwa babuze abagabo n'abasore beza babuze abagore muri Christ Hope Family baragusengera Imana ikaguhuza n'uwawe igitaraganya. Ijambo uvuze ni ryiza, nangize ngo nibo batanga. Ariko nimba bagusengera Imana aho nanjye, ariko ubundi kugira ngo mwakire umuntu bisabye nta kindi bisaba kuba akunda gusenga kandi akabakunda ubwoko bw'Imana. Imana n'abantu baje. Umbabarire umbaje ikibazo kitandeba ntugashyomoke. Urabona ari igihe bishop. Icyo nkoze ndashyomye cyangwa ndashyomotse. Urashyoma. Okay, ntuzahure n'amashyoro. Kagira. Reka mbashimire. Ariko ibaze hari nkimeze nkawe. Yabaze nziza. Ariko njye nibaza nk'ubu ngubu nta nka ngufi baho. Nk'ubu ngubu tugize amahirwe. Ibaze inka ngufi ingana ubwo se ibaye ikamwa. Nta mukamo wajibone. Ayahese. Avuye muri iri cebese.
ariko nge mbaye imbyeyi najya nkamwa amaritiro n'amaritiro. ariko waba ufite igisura kibi, ariko ibaze nk'Imana ibaye isa nawe. Mbabarira umbwize ntabwo nazajya muri iryo joro. ngaho umbwize ukuri Nkwaku, mbabarira umbwiye kandi ntumbeshye mu nyamaswa zibaho abanyarwanda batubwire babona waba iyihe nyamaswa? Oya naba intare kubera ko ari yigwa neza. Oya waba imbeba nayo y'umushushwe? Oya se ya yindi ba mu rugo rw'inzara rwashoye. Ngusabiye impano. ahubwo ngewe naba intare kubera kurabona ko naratamiye ariko we waba imbeba y'umushushwe yagihigwa n'ipusi. Iyi ni imitungo ya rubanda shaho ububitsemo aho ngaho kugira ngo namoko wakoresheje. Rubanda sende guverineri hano wabikugira. Reka ayo magambo yawe hano wabikugira agakushomo. Reka ncukiriza aho ngaho nzasubukura ubutaha. Yego mushushwe mwiza, mbashimire mwebwe mwese ko mwifitiye umuhungu mwareze neza, ariko iyo nkurebye mbona uriya muryango nzi utawuvukamo. uwuhe wonse wanyeretse uvukamo urasa ni wora wakabaye wisubiza. abaya ntago uvukamo ari ahavuka imfura naho iki. Nari nabatumiriye akabeba k'umushushwe ngo kabarye amano, ariko mbwiza kuva waba imbeba ni iki kintu wariye kikakuryohera? Ubundi imbeba zirya amafu y'ubugari, zikarya amandazi, zikarya imiceri. Ni iki wariye nk'imbeba ukumva uranyuzwe? Oya nshimiye yuko imiceri ibitsemo hano yose ndi hafi kuyegera uhita umenya icyo nariye icyo ari cyo tukibwira. Nirirwe mbaza dore aho imiceri ibitse. Nari iki imiceri ibitse? Uri imbwa kabiri. Iyi ni Soleil Garden. Twari kumwe na Mbeba Nkwakuzi, hanyuma na Intare Imenagitero Moses. Hanyuma rero tubashimire mwebwe mwese twari kumwe, tuzasubira ubutaha. Yari Nkwakuzi ikirenga. MC Imenagitero Moses. Ciao ciao. Bye bye. Hasta la vista.